Yego reka tugerageze turebere hamwe uburyo umuntu yakwita ku mwana uri munsi y'imyaka 5, ngo no kuvuga guhera ku myaka 5 kumanura kugeza igihe ari mu nda, mu buryo bw'umwuka, uburyo umuntu yamurera neza uwo mwana. Turahera wenda mu gihe ari mu nda, hanyuma tuze kuzamuka tugere kuri iyo myaka 5. Igihe ari mu nda, abahanga bavuga ko umwana uri mu nda yumva. Rero hari uburyo umwana uri mu nda ushobora kumurera mu buryo bw'umwuka, ukamurera neza. Hari ababyeyi basama ugasanga urusengero araruzinutswe burundu, bigasa nkaho biri mu bintu yahuzwe, akitwaza arananiwe, agize gute, ariko buryo umwana uri mu nda yumva movement umama cyangwa se imiko cyangwa se miri ahantu nyine mama we yirirwa, ibintu yirirwamo, ibintu akorerwa byose umwana arabyumva. Rero nasaba umubyeyi wese utwite kuzajya agira igihe akajya mu rusengero. Biri mu buryo uba utangiye kurera neza umwana wawe igihe ari mu nda, urimo umurera mu buryo bwo mu mwuka. Akumva indirimbo ziririmbwa, akumva barimo basenga, akumva batera haleluya, akumva mood yo mu rusengero, akumva nyine ubwo buryo mu rusengero hamera, akumva ibihakorerwa. Umwana arabyumva. Rimwe na rimwe wenda kuba twite uzagerageze ukore kunda wumve, nihabaho nk'indirimbo bakaririmba ukanezerwa, ukore kunda usa nk'ushaka kuyimwumvisha, umwana agira reaction akayikwereka. Rero umwana uri mu nda akeneye kujyanwa mu rusengero, akenewe kujyana ahantu muri concert, akeneye kujyanwa ahantu bavuga iby'Imana mu gihe uri gushaka kumurera mu buryo bw'umwuka. Kandi igihe ubirimo ukumva ubwawe uranezerewe, gerageza gusa nk'umubaza nimba ari kubyumva, gusa nk'umubaza amarangamutima ye. Nukora kunda uzajya ubyumva ko arimo gusubiza ibyo bita ngo umwana arakina akakwereka amarangamutima yo kabibona ko yishimye. Ababyeyi benshi bazakore iyo experience, muramba hari amagambo ntari kubona mu Kinyarwanda, bazagerageze kubireba koko nimba ari byo, bazasangwa ari byo. Iyo utwite ukinjira nko mu rusengero bakaririmba cyangwa se bagacuranga cyane, hari igihe ukora kunda umwana agakina. Rero gutangira kurera umwana mu buryo bw'umwuka ni ukubitangirira mu nda, umwana ari mu nda. Igihe noneho yavutse, ni ukuvuga ngo icyo ushaka ko umwana azaba cyo nicyo utangira kumwigisha uwo munsi, nicyo ukomerezaho nako kumwigisha uwo munsi, kuko twabitangiriye mu nda, nimba tubyibuka neza. Rero umwana umaze kuvuka, hari igihe umubyeyi afata ari mu rugo atarakomera, birumvikana, ariko dufate nka nyuma y'amezi 2 umwana akwiriye kujyanwa mu rusengero. Ukamujyana mu rusengero, pastor akamusabira umugisha, akamuhesha umugisha, tukamumurikira Imana. Abakera bo yarabyaraga umwana iminsi 8 agahita amujyana mu rusengero akamumurikira Imana. Ni ukuvuga ngo rero umwana wawe hari igihe agomba kugera ukagira icyo umumurikira. Rero turi gufata noneho twebwe turi gushaka kumumurikira Imana. Niba byibura ngiye numva nta mwana wagakwiriye kurenza amezi 2 akiri mu rugo atari yamurikirwa Imana. Umubyeyi amaze gukomera ushobora gufata umwana wawe, umwana nawe amaze gukomera ashobora kujya abandi bari, nta kibazo byamugiraho. Ukwiriye gufata umwana ugasubira mu rusengero ukajya gushima Imana, umwana ukamuhereza abashumba babisigiwe amavuta, bakamushyira mu biganza byabo, bakamuhesha umugisha kandi bakamumurikira Uwiteka. Mubyeyi ndakwinginze, igihe umwana atangiye kureba kumenya, nyuma y'uko umujyanye mu rusengero afite amezi 3, 4, 5, umwana atangiye gutandukanya amashusho y'abantu, atangiye kumva umuziki, atangiye mbese kukwereka ko yishimye, ababaye se bitewe n'ikintu runaka yumvise. Ndakwinginze jyana umwana mu rusengero, geza umwana mu rusengero, nibaririmba abyine nawe ubone ko yishimiye iyo movement ibayeho mu rusengero. Nibacuranga umwana uhita ubona arabyinnye
yishime. Wijyana umwana ngo umusige mu rugo ngo umwana aravunanye, umwana araruhije, umwana yari mu rusengero ntibituma usenga. Uko umusiga mu rugo inshuro nyinshi ukajya ku rusengero wenyine, namara no gukura ntazakwemerera kujyayo. Ageze imyaka 3 ntazakwemerera utaramujyanye ari uruhinja. Ni hahandi kugira ngo uzamujyaneyo bisaba ko agira abarezi bamujyana, agira abandi bantu bagenda bakamwicara iruhande. Ntabimenyereye, agerayo ntazi ibyo bari buvuge, ntazi ko mu rusengero bitonda, ntazi ko mu rusengero bataharira, ntazi ko mu rusengero bavuga gute, bitwara gute, ntabyazi, ntabyo wigeze umwigisha. Rero mu gihe afite amezi 3-4, mubyeyi heka umwana, umutwikire neza, umujyane mu rusengero mwicare, umwana yumva indirimbo, umwana yumva amakorari, umwana yumva abaramya n'abahimbaza, umwana arebe pasiteri, batere haleluya byumve. Hari igihe umwana wabimenyereye ujya kumva niwe wikirije mbere y'abandi, cyangwa akabareka bose bagaceceka bakikiriza nyuma. Abana buriya ni hatari. Mujyana abana mu rusengero bamenye gahunda yo mu rusengero, bishimire gahunda yo mu rusengero. Ntagire ikibazo na kimwe, amenyera urusengero ruba ubuzima bwe. Kandi muzabibona neza ko umwana iyo yatangiye kujyanwa mu rusengero afite amezi 3, 4, 5, bigera ku mezi 7 umwana akinjira mu rusengero, yagira ibitotsi ukamuheka agasinzira nta kibazo mu rusengero, ukamukikira umwana agasinzira nta kibazo. Kubera iki? Yamenyereye ibintu by'urusengero, bararirimba indirimbo we ntiyikange. Ariko umwana utarabimenyereye umushyira mu rusengero afite amezi 5 cyangwa 7, ari wa mwana utangiye kureba ibintu byose akabimenya. Icyambere agera mu bantu benshi kubera ko atabimenyereye, agatangira akarira. Kubera iki? Ntago wabimenyereje akiri mutoya. Yagera mu rusengero batera haleluya agahita yikanga, umutima ukenda kumuvamo. Yagera mu rusengero bacuranga akikanga, bigatuma nawe udasenga. Rero ni byiza ko umubyeyi amenyereza umwana, na Bibiliya bivuga ngo menyereza umwana inzira agomba gucamo, azarinda asaza atarayivamo. Namara kugera hejuru muri ya myaka 6 atangiye kujya muri primaire, ari kugera ku ishuri akumva amakuru abana bagenzi be bamuzanira, za filme bakuye hirya no hino, abantu barera bababwiye, bagiye amakuru bagenda bakura hirya no hino, azajya ba challenging, nukuba azajya abavuguruza, ababwira ati oya ibi muri kuvuga ntabwo ariko mbizi, ngewe bambwiye gutya na gutya. Hari ibyo uzaba utaramubwiye, ariko ibyinshi azakura mu rusengero. Hari igihe tutabona umwanya wo kwicarana n'abana, umwana amahirwe yo kuba mu rusengero bamukubwirira ibyo utabasha kumubwira. Ku wa mbere ntubana nawe kugeza ku wa 5, hari n'abakora no ku wa 6, ariko basi umunsi umwe wo ku cyumweru. Niyo wowe warambika ukananirwa kujya mu rusengero, nyemerera ufate umwana umuhereza undi muntu ajye ku rusengero. Ibyo utabasha kumubwira muha amahirwe yo kubyumva n'abandi. Umwana mu bintu abika mu mutwe hakabamo n'ibyo ngibyo, kandi buriya ngo nta nubwo ajya apfa kubyibagirwa iyo ari munsi y'imyaka 5. Rero bisaba ko umubikamo n'ibyo bintu bijyanye n'iyobokamana kugira ngo atazabyibagirwa. Noneho nagera mu myaka 2 hahandi umwana ashobora kuba yagenda akicara ahantu iminota 30, natangira ajye muri Sunday school. Uko wibuka kubyuka ku cyumweru mu gitondo ukitunganya, tunganya n'abana bawe bajye gusenga, tunganya umwana wawe umutegure, amenye ko umunsi w'icyumweru ari umunsi udasanzwe, ari umunsi kandi wahariwe iki kujya gusenga. Yataha akifata neza, akabona kuruhuka, akarya neza, amenye ko umunsi wo ku cyumweru ari umunsi w'Imana, ari umunsi wo kuruhuka, ari umunsi wo kugubwa neza, mbese ari umunsi mwiza. Ariko utangirira hehe? Mu rusengero. Umwana umutegure, ujye gusenga, nawe ajye asenge. Nimba basenga mbere wowe ugasenga nyuma, aho uko bigenda kose, ariko jyana umwana mu rusengero agenda asenge. Imyaka 2 niyo twari tugezeho, akure agere ku myaka 3. Nimba hari amakorari y'abana, mushyire muri korari y'abana. Nimba ujye umutegera moto imujyana ku ishuri, nimba ujye umutegera imodoka imujyana ku ishuri, nimba ujye umutegera igare, sinza aho uri, biraterwa n'uko umeze. Nimba ujye umufata akaboko ukamutwara, nimba umuheka, ongera umuheke ku wa 6 agenda repete, ongera umuheke ku wa kangahe agenda asubiremo indirimbo n'abandi bana, ku cyumweru muzindukane aririmbane n'abandi bana bitewe na gahunda z'urusengero. Ubwo biraterwa na gahunda y'urusengero rwawe, ariko gahunda yose y'urusengero rwawe ku mwana yubahirize nk'uko wubahiriza yawe. Umwana
umwana atangire aririmbe muri korali y'abana. Biragoye ko umwana utararirimbye muri korali y'abana umushyira muri korali y'urubyiruko akisangamo. Niho handi agera muri korali y'urubyiruko ugasanga agiye afite imico utamenye iyo yayikuye, ukabona ni imico nyine itari myiza. Amenye Bibiliya, amenye kwiga ijambo ry'Imana, amenye kuririmba, amenye mu rusengero uko bitwara, amenye Imana icyo ari cyo, amenye uko yubaha, amenye aho ituye. Rero nimba ushaka ko azabamo urubyiruko rwiza, azaba umwana mwiza ufite indangagaciro z'umukristo, tangira ubimwigisha. Kandi ababyeyi nagira ngo mbasabe ikindi kintu, no kuvuga ngo uko wibuka itariki umwana wawe yavukiyeho ukamukorera anniversaire, ngira ngo ntago ari ugupfa kubikora gusa kugira ngo yishimishe. Hari ikintu ushaka kumwibutsa ko hari igihe wamubonye, kandi hari igihe wari wishimye kubera ko yari yavutse, ushaka kumwereka ko ari uw'ingirakamaro mu buzima bwawe. Hari byinshi ushaka kumwereka, ngira ngo si ugupfa gukora anniversaire gusa. Rero uko wibuka uwo munsi mukuru, bari ko wibuka Noheli, umwibutse ko Noheli ari umunsi udasanzwe. Hari abantu bafata Noheli akavana umunsi mukuru, nabonye konji sinakoze, agasohokana umwana akagenda akamwicaza ahantu, bakarya neza, bakanywa neza, bakabyina, bagataha. Umwana ntamenye ngo Noheli ni iki, Noheli yatwibukije iki, Noheli imaze iki, Noheli ubundi kuba yarabayeho bimariye icyo umukristo. Ni ukuvuga ngo ukereka umwana ko Noheli ari umunsi mukuru nk'ikize, nk'indi minsi mikuru yari yo yose igibaho, ndetse ahubwo ari umunsi wo kurya no kunywa no kwishima n'ibyo gusa. Oya, fata umwana kuri Noheli ace mu rusengero, naca mu rusengero atahe nimugoroba, mugende mwicara ahantu arye rwose, anywe yishime, ubundi umwicaza umusobanurira uti Noheli ni iki, itwibutsa ivuka rya Yesu. Kuki Yesu yavutse, yavukiye he, byatumariye iki, uyu munsi bitumariye iki. Umwana asobanukirwe icyo Noheli ivuze. Uko ujya ukora iminsi mikuru yo mu buzima busanzwe, bari gutegura n'iminsi mikuru ijyanye n'iyobokamana, umenye ngo Pasika ni iki. Ni umunsi mukuru, ndishaza abana mbasobanurire Pasika ni iki. Buri mwana wese ufite ikibazo kuri Pasika akubaze, umusobanurire. Hari abana bafite ubwenge, nagira ibibazo kubaza ukumva ntubyumva, baza rero nawe abandi, hanyuma umusubize. Umwana asobanukirwe, kirazira ko umwana kubaza ukabura igisubizo cyo kumusubiza. Aho kugira ngo ubure igisubizo cyo kumusubiza, jya umuha modevari. Ujye umuha modevari, umubwire uti tugende tubishake, genda ubishake, nanjye icyo kibazo ndakiguhaye, genda ukigeho neza. Mu gihe arimo akigaho, nawe ugenda ukigeho, hanyuma azaze akubwire ibyo yabonye, nawe noneho umusubize igisubizo nyacyo. Ariko umwana ntazakubaze ngo umubwire uti rwose ahangaha nanjye numva ntabizoya, utazatuma umwana agucishamo ijisho. Noneho kandi reka tuve muri ibyo by'urusengero rero, fata umwana ubwawe muri kumwe, umwigishe ibyo uzi. Umwana umwicaje, utangire kuzajya ufata umwanya wo kumuganiriza ibintu birebana n'iyobokamana, cyangwa se kumuririmbisha uturirimbo tw'iyobokamana. Wicaza abana umugoroba umwe, ubabwira uti uyu munsi tugiye gusenga. Ubwira umwana uti ni wowe uyobora, ubwira undi ni wowe uvuga ijambo, ubwira undi, buri wese ubagabanya imirimo. Nibarangiza buri wese agerageze, nimurangiza ufata umwe muri bo asenge. Abana barabimenyera, bagakura ari ubuzima bwabo. Dushakira abana umwanya wo kubigisha iyobokamana, tubigisha amagambo yo muri Bibiliya ajyanye n'abana. Ibibazo bibaza babitubaza, tubabonera umwanya wo kubibasubiza. Nyamuneka ababyeyi, nimubonera abana umwanya, mubonera abana umwanya mubigisha iyobokamana, kuko nimutabigisha iyobokamana ngo mubarangirize mu mana, nukuri bazajya ahandi hantu kandi hatari heza. Mureke duha abana umwanya, mu mwanya muto dusigaye dufite bitewe n'akazi n'ibintu byinshi tuba turimo, dushakira abana umwanya, twicarane n'abana. Umwana nuba wanazindutse kare ukagenda umwana agisinziriye, nimugoroba nuza ugasanga aryamye, ugenda ujye kumworosora, umubaze uti sheri wiriwe gute, umeze ute, umeze neza, Imana ikurinde.
amaraso Yesu Kristo agutwikire, amenye ko hari Imana irinda umwana niyo mama we adahari, kuko nimuba mugiye kurara ku buriri bumwe, ariko amenye ko ibyo ari byo byose nubwo hari umuntu atabona, hari ikintu atabona, ariko hari ubundi bushobozi, hari izindi mbaraga zimurinda uko byagenda kose. Kubera iki? Nibyo wamutoje, nibyo wamwigishije. Nubwo mutirirwanye, ariko genda umworosore, umubwire uti sheri umeze neza, agusubize. Niyo yabasinziriye akanguke agusubize, namara kugusubiza umubwire uti Imana ikurinde. Azamenya ko hari izindi mbaraga zimurinda uko byagenda kose. Niyo waba udahari, n'igihe azagera mu bihe bikomeye udahari, azajya yibuka ko hari Imana mama we yamubwiraga cyangwa se papa we yamubwiraga igomba kumurinda. Rero mubyeyi, bonera umwana umwanya wo kumwigisha ijambo ry'Imana. Hari ababyeyi bavuga ngo umwana niko yavutse, umwana ngo yarananiye. Hoya, ntabwo yakunaniye. Umwana avuka ari urupapuro rw'umweru ugomba kwandikaho buri kintu icyo ari cyo cyose ushaka. Rero mwandikeho icyo ushaka mu bijyanye n'iyobokamana, umwigishe ibyo wumva ushaka ko azamenya, ibyo wumva ushaka ko azabwira abandi, ibyo wumva ushaka ko azakora, bari byo utangira kumwigisha uyu munsi. Kandi ujye ugira n'umwanya ubicaze ubasengere, ubaturireho umugisha, ubaturireho amagambo meza, use nk'uri kubatongera, ubabwire bana banjye muzamenye Imana, muzakunda Imana yangejeje kuri ibi. Kandi utangire no kubereka ibintu byiza wagezeho kubera gukorera Imana, kugira ngo babone ko gukorera Imana, batangire kubona ko kuba mu Mana hari inyungu zibirimo. Utangire ubigisha uti hari inyungu runaka, narasenze igihe nari ndi mu kibazo runaka, Imana iransubiza mu bica muri ubu buryo. Ubereke ibintu bifatika bigaragara, batangire bamenye ko ibyo ari byo byose nubwo Imana batayibona, ariko ihari kandi hari ibintu ikora bikomeye. Rero murakoze cyane kunkurikira, ndabasaba cyane gushyira mu bikorwa ibyo mba ndi kubabwira. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.